Tugeze ku gice cya kane cy'inkuru yacu. Ubanza mu bice bitatu byabanje niba utarabyumvise biragufasha gusobanukirwa ibikubiye muri iki. Ku nkengero z'isoko aho abantu bari bamaze igihe bamutumbiriye, Kiyora yaragihagaze ku ifarashi ye, amaso yagenda azenguruka mu bantu yibaza impamvu buri muntu wese amureba nkaho hari icyo azi kuri we. Nta muntu wavugaga, ariko amaso yabo yavugaga byinshi kurusha amagambo. Mu kanya gato umwe mu bagabo bari hafi aho wari wicaye acuruza impu yahagurutse buhoro amwitegereza neza, aramubaza ati ese si wowe abasirikare bajyanye? Ugarutse ute? Bakurekuye se? Kiyora yikeje umutima aramureba ati abasirikare muri kumbwira ibiki? Undi mugore wari hafi aho yahise yinjira mu kiganiro mu ijwi ririmo urujijo n'udutwenge duke ati none se wataye ubwenge bwibutsa? Si wowe bajyanye bavuga ko wibye ibintu by'ibwami? Undi nawe ati niwe rwose, reba n'ifarashi bavugaga kiriya gihe arayigarukanye. Uzi ko abasirikare batabeshyaga koko? Kiyora yahise agira urujijo rwinshi, yikije umutima aravuga ati mumbabarire mumbwire, kuko hari ibyo nari gusobanukirwa. Sinigeze njyanwa n'abasirikare, nta na rimwe nigeze ngera muri iri soko mbere y'uyu munsi. Muri kuvuga ibiki? Abantu barasetse, bamwe bagira ngo ari gutera urwenya kuko biboneraga ari Raji. Ibyo yavugaga babonaga ko atari ukuri, bati noneho ushaka kugera ku ki kuri kwijijisha? Iyi farashi se wayikuye he? Si ibwami? Nawe ati yego. None mwabimenye mute? Umugore umwe yarasetse cyane ati kandi ejo bundi wari uri kuvuga ko bakubeshyera, ntibagutwaye uvuga ko bakubeshyera? Undi ati none se barakurekuye cyangwa uratorotse? Ubundi umuntu watorotse bwami yananirwa gucika bariya basirikare bane? Undi nawe ati mama we se ari he ko twabonye gukurikira nawe mwagarukanye? Ayo magambo yose bavugiraga icyarimwe yamuzaga mu mutwe nk'inkuba nyinshi ziri gukubitira mu mpande zose, yumva ari kumucanga cyane. Yumvise umutima utangiye gutera cyane, asa n'uwabuze icyo afata n'icyo areka. Yabarebye umwe ku wundi, arangije abaza mu ijwi riremereye ati mumbwire neza, uwo muvuga ninde? Barasetse nanone, umwe muri bo ati reka kwigira nkaho utabizi, ni wowe? Ariko muri ako kanya bamwe mu bagabo bari bicaye ku ruhande bacuruzaga impu bararebanye. Bari bamwe mu bari bamenyereye Raji, ndetse bari barigeze kuvugana na Nayika. Umwe muri bo ni wari warajyanye za mpu Raji yacuruzaga bazishyiriye Nayika. Yarahagurutse areba Kiyora neza cyane, yegereye abandi abivugira hasi gato ati muribuka ko uriya mugore avuga ko afite abana babiri basa cyane? Undi ati yego, kandi ngo Nayika yabyaye abana babiri basa. Uwo mugabo yarakomeje ati noneho niba ari byo uyu ashobora kuba ari uwo wundi, ubwo yaba ari wowe wa nyawe rero, uwo batwaye si we. Ariko se bishoboka bite ko abantu baba basa 100%? Bahise begera Kiyora noneho bavuga buhoro batagishaka kumuseka. Umwe aramubaza ati wowe witwa nde? Kiyora yahise asubiza nta gutinya ati nitwa Kiyora. Bahise barebana nanone, undi ati none se ufite murumuna wawe witwa Raji? Kiyora yahise ahinduka mu maso arayakanura ati yego, ni umuvandimwe wanjye, muramuzi? Wa mugabo yahise afata umwanya aravuga ati turamuzi, yacururizaga hano igihe bamutwara yari ari hano, nitwe twabonye abasirikare baza bakamufata. Mama wawe yarabitubwiye, bamwiteranyije nawe koko? Kiyora yumvise acitse intege, yavuye ku ifarashi arabaza ati muravuga ngo baramufashe? Undi ati yego, twatekerezaga ko ari wowe kuko musa cyane. Yari hano acuruza impu, hanyuma abasirikare baraza baramujyana bavuga ko ari we bashakishaga, gusa imyambaro yanyu byo rwose iratandukanye. Undi yongeye ati niba ari umuvandimwe wawe menya ko na mama wanyu yamukurikiye arira cyane, amaherezo yaravuze ngo agomba kujya ibwami akareba ko ashobora kumurokora. Yari ibyo bantu bose noneho mu ijwi rituje ati none se ubu bari he? Wa mugabo yaramusubije ati twabikubwiye, bamujyanye ibwami, kandi ibyo bashinja Raji ni ibintu bikomeye. Twumvise bavuga ko ashobora no kwicwa. Kiyora ntiyigeze yongera kuvuga, yarebye kure asa n'uweba ahantu atazi, yumva umutima uremerewe no kuba umuvandimwe yarashoboraga kuzira icyaha atigeze atekereza no gukora. Mu kanya gato yahise ashyira ikiganza ku ijosi ry'ifarashi arayibwira ati tugomba kugenda. Nta kindi yongeye kuvuga, yahise yurira ifarashi ayihindurira icyerekezo, atangira kwiruka yerekeza i Desani aho ingoro y'umwami wa Songwa yari iri. Umukungugu wazamutse inyuma ye asiga abantu bose bahagaze bamwitegereza, noneho batakimwibazaho gusa, ahubwo bamaze gusobanukirwa ko ibyo babonye ari ukuri. Ifarashi yirukaga nk'ihunga igitero cy'abasirikare, nawe yikubita atitaye ku munaniro yari ifite, atitaye ku ntera yari aho hagati. Umutima we wuzuye icyifuzo kimwe rukumbi cyo kugera ibwami akitangaho kugira ngo bagire icyo batwara umuryango we. Mu kibuga kinini cy'ingoro aho abantu bari bateraniye, ibintu byari byahindutse bibi cyane. Raji yaragipfukamye aziritse, amaso y'abantu bose amuriho, mu gihe umwami yaramuhagaze hejuru yabanguye inkota ategereje igisubizo cye cya nyuma ngo avuge ko agasaro kare.
Raji yakomeje kwanga kuvuga. Umwami agiye kuzamura inkota ngo amwice, Narusi ati data. Se yarahindukiye aramureba aramubaza ati ntushaka ko mwica? Nawe ati yego. Umwami aramurebye cyane aramubaza ati uravuze ngo agasaro ntagahari? Se wowe ubwawe wigiriye kukareba? Narusi yahise asubiza yubitse umutwe ati yego nyagasani, nageze aho yavuze ndashakisha ndakabura, kandi nashakishije neza ariko sinakahasanze. Icyakora ntumwice, mu undi munsi umwe gusa abanze gutekereza neza, wenda uzamwica ejo uburakari bwagabanutse. Numwica nonaha urabikoreshejwe n'umujinya, nibwo umwanzuro uzaba ukwiriye utagende ku marangamutima, kuko apfuye ni nkaho yabupfanye agasaro kanjye, kuko ntaravuga neza aho kari. Umwami yahise aceceka akanya gato, ariko mu maso ye agaragaza uburakari bukomeye bwagendaga bwiyongera. Yarebye Raji arongera areba Narusi, hanyuma aravuga ati none se murimo gukina n'ubwami bwanjye? Abantu batangiye kongorerana cyane. Abajyanama bamwe bagaragaza ko ibintu bitari bisobanutse, abandi bavuga ko bishobora kuba ari amayeri yo kuyobya uburari. Umwe muri bo yaravuze ati nyagasani, birashoboka ko hari undi muntu wageze iyo mbere akagatwara. Nibyo koko bumuretse wimwica nonaha? Undi ati cyangwa se uyu musore uri kugerageza kudutesha igihe? Umwami yahise abakumira abubuza kuvuga ati ndashaka ukore, nta muntu n'umwe uri kumbwira ibintu bitari amagambo gusa. Yahise yegera Raji gato amureba mu maso, amushyira inkota ku ijosi asa n'umukata, ariko ntabwo yabikoraga. Mu ijwi rikomeye ati wowe koko ntiwabasha kumbwira aho wagashyize aho kugira ngo nkwice? None se wasobanura ute ukuntu nakubabarira kandi ukomeje gusuzugura ubwami bwanjye? Raji yarazi neza ko ibyo yavuze byari byabwiwe na Narusi, ariko ntiyarazi impamvu basanze kadahari. Yagerageje kwisobanura ati nyagasani, niho nagasize, sinzi uwagafashe. Abantu bamwe bahise bavuga cyane bati arimo kubeshya, ni amayeri. Umwami yahise aceceka gato aratekereza. Ibyari biri kuba byari birenze uko yabitekerezaga. Yahise afata icyemezo gikomeye aravuga ati ibi bintu biracyari urujijo, ariko sindemera gukomeza kubeshywa. Yahise ategeka ati uyu musore mumujyane mu nzu y'imbohe, kandi nabwo ni ukurindira ko wiyisenye navuga icyamuzanye, n'ubundi nawe arabizira, n'abandi bose bashobora kuba bifitemo uruhare bahanirwe hamwe. Abarinzi bahise baza bafata Raji bongera kumubaha cyane baramujyana. Nta kurwana, yagiye yitonze, umutwe wubitse, umutima uremerewe n'ibintu byinshi. Abantu bamukurikije amaso, bamwe bagira impuhwe abandi bagira umujinya. Narusi we yarahagaze aho, umutima uri guhinda umushyitsi. Yari ari kumva muri we hari ikintu kitagenda neza, ariko ntiyarazi icyo ari cyo. Yarazi neza ko wari wagiye kureba agasaro ari ubwo wari wakahasize. Kujya akakabura byari byamurenze. Mu mutima we ikibazo kimwe cyari gikomeje kumugarukamo, cyari kwibaza ati ninde wagatwaye? Hagati aho mu cyumba cyari cyegereye amarembo aho Nayika yari aryamye, abaganga b'ibwami bari kugerageza kumwitaho. Bamuhaye amazi, bamukora ibishoboka byose ngo agarure ubwenge. Hashize akanya gato yatangiye kunyeganyega, arongera ahumeka cyane, buhoro afungura amaso. Yarebye hejuru asa n'utazi aho ari, hanyuma mu ijwi rifite intege nke ariko ryuzuyemo impungenge aravuga ati umwana wanjye ari he? Abari aho bararebanye ntihagira n'umwe umusubiza. Mu nzira igana i Desani, umuyaga wari uri guhuha mu maso ya Kiyora, ariko aho kumuca intege wari umeze nk'uri kumwongerera umuvuduko mu bitekerezo. Ifarashi yari yicayeho yirukaga uko ishoboye, ariko imbaraga zayo zagendaga zigabanuka buhoro buhoro. Yakomeje kuyikubita gake gake ayongerera umuvuduko, ariko uko amasaha agenda agashira niko ifarashi yatangiye kugenda itera intambwe biyigoye. Mu by'ukuri nawe ubwo yarageze aho umubiri uremererwa, iminsi yari amaze ataruhuka neza, ibitekerezo byinshi byari biri mu mutwe, n'urugendo rurerure rutagira aho ruhagarara yari yarakoze byari byaramunanije cyane. Amaso ye yatangiye kuremera, amaboko ayashyira ku ijosi ry'ifarashi. Yatekerezaga ku byabwiwe n'abantu bo ku isoko by'uko Raji yafashwe, uko nyina Nayika yamukurikiye, uko ashobora kuba ari mu maboko y'umwami, n'uko bombi bashobora kwicwa bazira uko yaturutse ibwami, bimwongerera ubwoba bituma arushaho kwihuta. Ifarashi yahise ihagarara gake isa n'iyanga gukomeza. Yagerageje kuyisunika ariko ntiyongera kugenda. Yahise yimanukaho ayifata ku mugozi, atangira kugenda yikurura, bagenda n'amaguru gake gake. Mu mutima we yahangayitse kurushaho, yumvaga ari nk'aho igihe kiri kumusiga. Yagerageje kwiruka ariko amaguru nayo ananirwa gukora ibyo yifuzaga mu mutwe. Yarananiwe cyane. Yahagaritse ifarashi gato afata ku gituza ahumeka cyane, aravuga ati Raji, ntugire icyo uba mbere yuko nkugeraho. Yongeye gufata ifarashi arayurira, ariko noneho nta muvuduko yari ifite. Ijuru ryatangiye guhindura ibara, izuba rigenda rirenga, mu masaha make isi icura umwijima buhoro buhoro. Mu mutima w'impungenge zarushagaho kwiyongera. Yibutse ko abasirikari bajyanye Raji bagiye imbere ye. We nubwo yageragezaga kwihuta yaramaze kunanirwa hagati mu nzira. Yaribajije ati ese koko ndabasha kubageraho? Ifarashi nayo yahise yicara hasi gato isa n'iyanze gukomeza burundu. Kiyora yarirebye araceceka. Ntiyarayifitiye uburakari,
yarazi ko nayo yakoze uko ishoboye kose ngo imufashe. Yicaye hafi yayo hasi yubika umutwe mu biganza. Nyuma y'akanya gato yahise ahaguruka vuba asa n'ufashe icyemezo gikomeye ati nta guhagarara. Yafashe ifarashi ayikubita ikiboko buhoro ngo ihaguruke, yongera kuyurira nubwo yarazi ko iri bugende buhoro. Ntiyaragishaka kwita ku munaniro, ntiyaragishaka no kumva ububabare bwe n'ubw'ifarashi. Yari afite intego imwe gusa yo gukomeza. Mu ijoro yakomeje urugendo buhoro buhoro ariko adahagarara. Ijoro ryari ryamaze kugwa idesani, umwijima wari wuzuye mu ngoro no mu kibuga cyayo, amatara manini yaka ku mpande z'amarembo n'aho abarinzi bari bahagaze. Mu cyumba cy'inama umwami yarakicaye ku ntebe ye azengurutswe n'abajyanama bakuru. Nta muntu wavugaga uko yiboneye, bose bavugaga babanje gutekereza, bapimye amagambo yabo, kuko ikibazo bari kwigaho cyari gikomeye kurusha ibindi byose bari barigeze bahura nabyo. Umwami yahereye ku byazi aravuga ati dufite ikibazo kirenze kimwe. Dufite umusore wafashwe ariko ntari gutanga ibisobanuro bihagije. Dufite ikibazo cy'agasore yatwaye, tukagira n'ikibazo cy'ifarashi itaraboneka. None hiyongereho n'umugore uri kuvuga ko ari nyina. Umwe mu bajyanama yahise avuga ati nyagasani, ibyo byose byerekana ko hari ibintu dukwiriye kugenzura neza. Uyu musore ashobora kuba atari wenyine, hari abandi bantu bashobora kuba bafitemo uruhare. Umwami yahise abareba ati ariko ikibazo gikomeye ni kimwe, agasaro karihe? Abo mu nama bose baracecetse. Icyo kibazo cyari kimaze kuba nk'ikirenze kuri byose. Umujyanama mukuru wari umaze imyaka myinshi mu bwami yahise avuga ati nyagasani, kuba yabuze aho yagashyize tukajyayo tukakabura, hari ibintu bibiri bishoboka. Icya mbere ashobora kuba yabeshye, icya kabiri hashobora kuba hari undi wagatwaye nyuma ye. Undi mujyanama yunzemo ati niyo mpamvu tutagomba kwihutira kumwica. Mu gihe akiri muzima ashobora gutanga amakuru, nubwo yaba ari kubeshya hari aho azagera akavugisha ukuri. Undi nawe ati ariko nanone tumuretse akamara igihe kinini bishobora gutuma n'abandi bafite uruhare muri ibi babona umwanya wo guhunga burundu. Abandi bati mwibuke ko abarinzi bagifunzwe kugera ubu, none abandi babifitemo uruhare uvuga ni bande? Yabuze icyo asubiza. Mu gihe inama yari ikiri gukomeza, umurinzi yihuta yarinjiye aza yubitse umutwe aravuga ati nyagasani, hari amakuru mashya abonetse. Umwami ati vuga. Uwo murinzi ati wa mugore wavuga ko ari nyina w'uwo musore yamaze kugarura ubwenge. Abajyanama bose barebana. Umwami ati yavuze iki? Umurinzi ataracyafite intege nke, ariko akimara gukanguka yahise abaza ati umwana wanjye ari he? Umwe mu bajyanama yahise avuga ati nyagasani, niba koko ari nyina birashoboka ko hari ukuri tutaramenya, dukwiye kugira icyo tumubaza. Undi atari ko nanone bishobora kuba ari uburyo bwo kudutesha umurongo. Niba ari umubyeyi w'umujura n'ubundi ashobora kumurengera. Umwami yahise aceceka akanya gato arangije aravuga ati muzamuzane ejo mu gitondo azabazwa. Ariko Raje bagumye mu nzu y'imbohe, nta muntu wemerewe kumugera atabiherewe uburenganzira. Mu gihe inama yari igikomereje muri icyo cyumba, mu nzu y'imbohe ho hari hatuje. Umwijima muke wari urimo kuko amatara make yacaniraga kure. Raje yari yicaye hasi, amaboko akiboshye, umugongo we wegamye ku rukuta rwari rukonje. Umubiri we wari unaniwe ariko umutima we wari uremerewe kurushaho. Njye namaze kumenya ko nyina yahageze. Ibyo byonyine byari bihagije ngo yumvemo ububabare budasanzwe. Muri uwo mwanya humvikanye intambwe zazaga bucece zigana aho yari afungiwe. Urugi rwakinguye buhoro maze igikomangomakazi na Rusi kirinjira. Abarinzi bararebaga ariko kubera icyubahiro cye ntibari kugira icyo bavuga ngo bamubuze, nubwo umwami yari yavuze ko kuhinjira bitemewe. Ahubwo bagiye kure ngo batanumva ibyo yavuganaga nawe. Raje yahise amureba mu maso nubwo yarazanye itara ari kumurika. Yakomeje kwicara asa n'udashaka kumubona. Na Rusi yamwegereye buhoro aramwitegereza maze mu ijwi rituje ariko ririmo impungenge ati Kiyola. Iryo zina ryatumye Raje azamura umutwe gahoro amureba mu maso. Amaso yari yuzuyemo uburakari n'agahinda icyarimwe. Mu ijwi ririmo agahinda kavanzemo ubwoba yaramubajije ati kuki wambeshye? Na Rusi ati natekerezaga ko. Raje yamuciye mu ijambo ati oya, wambwiye ko agasarura agashyiraho babika imiti, wambwiye ko ninjyewe ndakabona, none se byagenze bite ngo ngereho nkabure? Na Rusi yarebye hasi asa n'ubuze amagambo yakoresha amusubiza. Raje yarakomeje, ijwi rye ririmo uburakari bwinshi ati wari uzi neza ko bagiye kubimbariza imbere y'abantu bose? Wari uzi ko nikataboneka barahita banyica? None se wifuzaga iki? Ko nicwa? Ko batanyisha urababaye? Ushaka ko nicwa ejo? Ushaka ko babanza kungaragura mbere yuko banyica? Na Rusi mu ijwi ririmo ubwoba n'agahinda ati oya, sibyo nashakaga, sinshaka ko wicwa. Nakwijeje ko gahari kuko ariho nari nagashyize. Nari nzi neza ko nta muntu ubizi uretse njye nawe nari nabibwiye. Sinzi uko byagenze ngo kabore. Nagezeyo nsanga katagihari, nanjye nkubitwa n'inkuba. Nukuri byantunguye. Raje ati ubu rero urashaka kumbwira ko nawe utazi aho kari? Na Rusi ati yego sinzi aho kari. Raje yikije umutima aseka gato ariko ari uguseka kurimo agahinda ati none se urumva ibyo bidahagije ngo bitume nicwa? Na Rusi ntiyasubije ako kanya. Yarameze nk'umva amagambo yari kumukomeretsa kurushaho. Yongeye kuvuga buhoro ati
ndagerageza kugutabara, ndavugana na data. Raji yahise amuca mu ijambo ati uramubwira iki? Ko agasaro kabuze cyangwa ko nigeze ngatwara? Uramubwira ukuri? Narusi yamwitegereje cyane aramubwira ati Kiora, hari ibintu nshaka kukubaza. Raji ntiyasubije ariko ntiyamubujije kuvuga. Narusi yarakomeje ati kuki wahindutse cyane? Raji yaramurebye aravuga ati nahindutse ne? Narusi yicaye hasi gato amureba mu maso ati si amagambo yawe gusa n'uburyo ubonamo ibintu bwarahindutse. Mbere niwari umeze utya, wari ufite ukwiyoroshya, wihangana, ugaseka nubwo ibintu byabaga bikomeye. Nicyo nagukundiraga. Raji yumvise ayo magambo amukora ku mutima ariko ntiyigera ahindura isura ye. Narusi yongeye kuvuga ati wibuka umunsi wa mbere waje gukora akazi ko mu mafarashi? Wari wuzuye ubwoba ariko ukagerageza kubihisha, ukambwira ko uzabyiga vuba ukabimenye. Wibuka uko twabanaga buri munsi, twavuganaga buri mugoroba? Raji yaracecetse, yarazi neza ko ibyo bintu atabizi, ntacyo ari kubivugaho. Mu mutima we yaribajije ati ese mubwire ukuri? Gusa ntiyigeze abikora. Narusi yavuze gake ati cyangwa ni ingendo ndende zaguhinduye? Yabonye adasubije amureba bwa nyuma muri ako kanya ati ndagerageza kugufasha nubwo nanjye ntazi uko ibintu byagenze. Inzira yari yuzuye umwijima w'ijoro. Kiora yarageze ku ntera aho umunaniro wari wamurenze burundu, n'ifarashi nayo igaragaza ko ishobora kugwa aho ngaho. Ku bw'amahirwe bageze hafi y'inzu nini yari iri ku ruhande rw'inzira, arebye abona urumuri rucanira imbere. Yahagaritse ifarashi arahagarara. Nyuma y'akanya yegereye urugi rwo kwiremba arakomanga. Uwo mugabo wari utuyemo yafunguye urugi, yitegereje Kiora n'ifarashi ye, abona uko bombi bananiwe ntiyatinya kubakira. Yarababwiye ati mbega ukuntu munaniwe, muvuye he? Kiora ati mvuye kure cyane, mvuye Vati, ariko ntabwo ari Vati mvuye, igihugu twenda kukimurisha amaguru njye n'ifarashi yanjye. Amwenyura ati muhawe ikaze, injiraho n'ifarashi yawe nsobanurire. Kiora yinjiranye umunaniro, binjira mu gipangu bashyira ifarashi mu ruhande rwashyirwagamo amatungo. Abakozi b'uwo mugabo yababyukije bwangu, bayisasira ibyatsi byinshi, bayiha amazi n'ibyo kurya. Mu nzu imbere bicaye hafi y'urumuri, Kiora atangira gusubiramo inkuru ye. Uwo mugabo yamwumvaga yitonze. Yamujyanye mu gikoni bajya kwicara iruhande rw'umuriro kugira ngo bumve n'ubushyuhe. Yumvise inkuru ya Kiora ifite ishingiro, ariko nanone yumva harimo ibibazo byinshi bidafite ibisubizo. Yaramurebye aravuga ati uri mu rugendo rukomeye, ariko n'ifarashi yawe iri mu kaga. Iramutse utaruhutse neza ntiyakomeza kugufasha kugera kure. Kiora yitegereje ifarashi yiri, yumva umutima wuzuye impungenge. Uwo mugabo yarakomeje ati barayitaho neza, barayiha amazi menshi, bayigaburire, hanyuma bayireke iruhuke. Ifarashi si igikoresho gusa, kuri ubu yabaye ubuzima bwawe mu rugendo. Kiora yarunamye yaramushimira, turakoze cyane. Uwo mugabo yamuzaniye ibiryo, barasangira, amuha ibyo kunywa, barasangira nabyo, aramusasira. Kiora asinzira gato ariko aryama afite umutima uremerewe n'ibitekerezo byinshi. Mu gitondo kare umucyo w'izuba watangiye kwinjira mu nzu. Kiora yarakangutse ahita ajya kureba ifarashi ye. Yasanze yamaze kuruhuka neza, iri kurya ibyatsi abakozi bari bazindutse bayiha, yamaze no kunywa amazi ahagije. Yasaga n'iyagarutsemo imbaraga. Ibyo byamuhaye icyizere. Yarayegereye ayikubita buhoro ku ijosi arayibwira ati noneho turakomeza. Yasezeye uwo mugabo ati umwami natanyica nzagaruka kugushimira. Uwo mugabo ati nanjye nzaba ntegereje. Kiora yamusigiye amafaranga kuko n'ubundi yaragendanaga. Uwo mugabo nawe yaramushimiye aramubwira ati uzahirwe ntuzicwe, kandi nizeye ko urasanga aba wari bazima. Niwihuta uragira nka saa 9 wenda, kuko ubu wamaze guca mu rugendo cyane. Mu gitondo cya kare ahari kubera inama hari gutegurwa. Mu masaha saa 6 hari huzuye abantu. Umwami yaricaye ku ntebe ye, abakuru b'inama, abarinzi n'abajyanama bakikije aho. Nayika nawe yari yazanywe imbere nubwo yari yacitse intege. Umwami yaramurebye aramubwira ati vuga icyakuzanye, ariko witondera amagambo yawe. Nayika ahumeka cyane yaravuze ati nyagasani mwaribeshye, uwo mwafashe si Kiora ni Raji. Akivuga atyo bamwe mu bajyanama barasetse baratembagara, abandi bazunguza imitwe bavuga ko ari ibinyoma. Umwe muri baseka ati ari kuvuga ibiki? Undi ati ni umusazi utazi ibyo avuga. Ariko Nayika yahise avuga ati si ibinyoma, mfite ibimenyetso. Umwami akibyumva yategetse ko mbere na mbere bazana uwo musore. Raji bamuzanye aho bamushyira imbere akiziritse amaboko. Umwe mu bajyanama yabwiye Nayika ati wa mubyeyi we, vuga uwo uri we, urinde mu by'ukuri, uri nyina wa Kiora? Raji ko yarahagaze aho ngaho yibukaga ibyo yabwiwe byose, ibyamubayeho nuko yemeye kwitwa Kiora kugira ngo akomeze kubaho ibwami anarengera umuryango we. Yari afite ubwoba ko nyine yatuma bombi bicwa kuko yaragiye kuvuga ukuri kandi we yarabeshya akita Kiora. Nyina yahise akomeza ati nabyaye abana babiri, uyu si Kiora ni Raji.
umujyanama umwe yahise avuga ati nyagasani ibi ni ukudutesha umutwe n'umwanya, ariko iyo by'ukuri nahika ati niba mushaka ukuri dore icyemezo. Yerekeje amaso kuri Raji ati murebe urunigi yambaye, ni abana babiri bavukiye rimwe rega, abana banjye barasa cyane kuko icyo gihe kubatandukanya byatugoraga, twabamitse intege zifite amasaro atandukanye, uko bakuraga bongeraga udushumi urunigi rugakomeza kubakwira. Raji n'uyu turi kumwe yambaye urunigi rw'umuhondo n'umweru, Kiora wabaga hano we yambaraga umweru n'umukara. Amaze kuvuga atyo Narusoro uhagaze hafi y'abandi yahise yegera Raji areba urwo runigi neza, yarwitegereje neza agereranya n'urwo yarazi kuri Kiora, maze mu maso he hagaragaramo gushidikanya guke. Koko uwo Raji yari yambaye urutandukanye mu mabara n'urwa Kiora, ariko abajyanama barasakuje baseka bati nyagasani ibi ni ukutuyobya, urumva ibintu biri mu bwenge koko, urunigi si gihamya gihagije, wasanga iyo atari nyina urunigi se ntibaruhindura, guhindura amasaro koko murumva ari ibintu bikomeye. Narusi nawe yumvise byaba ari byo asubira inyuma atari kubyumva neza. Uwo mujyanama yarakomeje ati Kiora ari hano, ubwo yatwibwiriye ukuri ko yatwaye ifarashi, ibyo yavuze ku gasaro twese turabizi. Uyu mugore wasanga ari mwene wabo watekereje ko naza kuvuga ibi binyoma uyu musore ari burekurwe, ubwo nyine wasanga barasangiye amafaranga yo mu gasaro, n'ubundi yarakagurishije n'ifarashi arayigurisha. Umwami yarakaye kurushaho abaza Narusi ati ko witegereje urwo runigi urabona ari urwa Kiora? Nawe ati nyagasani urunigi si rwo yararuhinduye, ahari umukara yashyizemo umuhondo. Umwami ati rero yashakaga kubyubura ari bose ngiye kubicira hamwe kuko ndarambiwe. Iyo uyu nguyu aba atari Kiora ubwe ntaba yarabyemeye, ntigeze ahakana ko ari Kiora kandi ntigeze avuga ko ari uwo Raji, ndetse nanjye sindi ikigoryi ku buryo nareba umuntu nkamuyoberwa. Uyu mwana rwose ndamuzi, igihe aza kuva akiri muto aza gusaba akazi hano, uko yagendaga akura kugeza abaye umusore naramurebaga, ndamuzi neza. Kiora ndakuzi, mwizana bino binyoma mwese ngiye kubica, ariko nimumbwira agasaro kanjye kari ndabababarira. Narusi akimara kumva ayo magambo y'umwami umutima wuzuye ubwoba, amaso yuzura amarira. Yahise ajya ku mavi imbere y'intebe y'umwami arambura amaboko aravuga ati nyagasani ndagusabye ntukore ibi bintu, ba wihanganye ntubice, hari byinshi tutazi. Abajyanama bamwe bahise bavuga bati uyu nawe ararambiranye, ubundi se afite ikihe kibazo kuki ari gukomeza kwitambika, agasaro si ukambara, none se kuki yumva ko bakwiriye kubabarirwa? Ese si wowe wongeraga igitutu ku mwami ngo bakomeze kumushakisha ngo yatwaye agasaro, none mugira impuhwe ari uko agarutse atakazanye? Narusi yarakomeje ati nyagasani ndabasabye kubw'icyubahiro cy'ubwami mubatege amatwi mbere yo guca urubanza rwo kubica, nimubica mutarabona agasaro biraba ari ukwica abantu bazi aho kari, bizarangire n'akabonye burundu. Umwami ati icyo si ikibazo kigikomeye cyane, agasaro nzashaka kandi gasa nako neza neza, ntabwo igihugu cyose hazaburamo umuntu wakora kameze nkako. Sinkibabajwe nako, mbabajwe nuko bakomeje kunsuzugura gusa. Uku nguku no gusuzugura icyubahiro cy'ubwami, na ba nyirako barapfuye, kuba kabara se gitangaza. Igitangaza ni ukuntu ushobora gusuzugurwa n'umuhungu gasuzugurwa n'umukecuru. Nshaka kugarura icyubahiro banyambuye. Ese urabona ubwami bwanjye bikwiriye gukomeza gusuzugurwa? Umwami yarabegereye ati nimutambwira agasaro kari nonaha mu minota mike cyane sindongera kubaho umwanya. Yahise akura inkota ye mu rwubati yayifata mu ntoki yizamura gake yiteguye gutanga itegeko rya nyuma agahita batemagura. Abariho bose bacecetse burundu. Narusi yaritambitse yafata mu bugi bw'inkota ashaka kuyaka umwami, imukata mu biganza cyane amaraso arava yanga kwirekurira ayigumana. Yariraga avuga ati nyagasani niba utari bubabarire unyicare nge. Ku marembo akomeye y'ingoro ya Hidesani muri ubwo bwami bwari bukomeye bwa Songwa, abarinzi bari bahagaze amaso yabo areba impande zose. Babaga bareba umuntu ushobora guhirahira akegera ingoro y'ibwami nta kintu kimuzanye gifatika. Babaga bategereje kuvugana n'umuntu hinjira cyangwa se biteguye no guhangana n'uwaba ashaka kwinjira ku ngufu. Inkuru y'uwitwa Kiora wari ugiye kwicwa yari imaze kukwira ahantu hose mu ngoro. Mu kanya gato wabonye ifarashi yirukaga ibasatira. Abarinzi bahise bafata imyanya yabo neza, bamwe bafata amacumu yabo biteguye kwakira uwo ari we wese wari uje muri ubwo buryo butunguranye. Ifarashi yaje igabanya umuvuduko buhoro buhoro ihagarara hafi y'irembo ihumeka cyane kubera umunaniro w'urugendo rurerure. Uwari uyiriho ni Kiora wari wuzuye ivumbi. Yarebye abarinzi ashaka kuvuga, ariko mbere yuko agira icyo atangira kuvuga, umwe mu barinzi amutumbira cyane nk'umuntu ubonye ikintu kidasanzwe. Yiyegereye gato aramwitegereza neza kuva ku mutwe kugera ku birenge, arangije avuga mu ijwi ririmo gutungurwa n'urujijo rwinshi ati ntibishoboka. Undi murinzi yahise aza yihuta nawe amwitegereza neza, amaso y'aba manini imboni ziraguka, aravuga ati uyu ni we, ni Kiora. Bose bari baguha umusore uri ku ifarashi, noneho batangira kurebana hagati yabo urujijo ruzura mu maso.
umwe muri bo yaravuze ati ariko se niba ari we uri imbere y'umwami bagiye kwica ninde? Undi ati twabonye n'amaso yacu bamujyana bamuziritse, nitwe twamukinguriye bavuga ko ari we Kiyora. None se ibi ni ibiki? Yongeye guca he kugira ngo agaruke inyuma? None se yagarutse inyuma akaba yongeye kwishyira umwami? Ibi bintu se birumvikana? Kiyora yarabarebye, umutima utangira gukubita cyane kurushaho. Yahise ababaza mu ijwi ryihuta ririmo ubwoba n'uburakari ati muravuze ngo bamujyanye bavuga ko ari njye? Uwari mukuru mu barinzi ati yego, umusore musa cyane, twese twatekereje ko ari wowe. Amaze igihe gitari hano ndetse yemera ibyo bamushinja, cyangwa ni wowe? Ubundi se byashoboka bite? Kiyora ati ni umuvandimwe wanjye yitwa Raje. Umwe muri bo yavuze agahora ati bivuze ko twibeshye koko? Bivuze ko bagiye kwica ari umwere? Undi ati kandi niba ariko bimeze wakerewe cyane, bashobora no kuba bamwisha ahubwo. N'ubundi mwese barabica kuko yemeye ibintu yaba atarakoze. Mu ijwi rikomeye Kiyora yaravuze ati ndabasabye nimumfungurire aka kanya, nta mwanya wo gutakaza mfite. Uhora uyoboye abandi yarebye Kiyora neza, arongera areba bagenzi be, arangije aravuga ati niba ibyo uvuga ari ukuri, atari wowe uri imbere ugarutse mu buryo tutazi, cyangwa ukaba utari umuzimu, utari n'umudayimoni, turi gukina ku buzima bw'umuntu musuri imbere. Bahise bugurura irembo gato, ariko bagumya kumwitegereza bagishidikanya ku byo yaragiye gukora. Umwe muri bo yongeye kumubaza ati witeguye guhagarara imbere y'umwami ukavuga ko ari wowe Kiyora koko? Kiyora yahise asubiza mu ijwi rikomeye ati ndi we, kandi niteguye kuvuga ukuri kose. Mbere y'uko amaraso yameneka ngomba kuvuga ukuri, ndabizi niba aramwica umutima wanjye kubinyemeza. Bahise bakingura amarembo bihuta, amajwi y'ibyuma bakingishaga asakuza cyane agera n'ahaberaga urubanza kuko bakinguye bihuta kuko birenze ukwemera. Kiyora akomeje gufata umugozi w'ifarashi arinjira, agenda yiruka agana mu kibuga, asiga abarinzi batunguwe n'ukuntu ibintu byari bindutse mu kanya gato kuko bari bazi ko agiye kwicwa. Yaragarutse ari muzima, aje guhagarika urwo rupfu. Niba babyumvaga na gato. Izuba ryo ku manywa ryari rikaze, amasaha yarenze mu ma saa sita. Naruse yaragihagaze afashe inkota mu ntoki, amaraso ari kuva. Umwami nawe yanze kuyirekura, amaraso yatembaga ava mu biganza bye akagwa hasi ku butaka bwo mu kibuga. Mu ijwi ryari ririmo amarira n'ubwoba yaravuze ati nyagasani, niba ugomba kumena amaraso uyu munsi nk'uko mbivuze, uhere kuri njye. Abantu bose bari batunguwe, imitima yahagaze. Umwami yamurebye, amaso yuzuyemo uburakari no gutangara icyarimwe. Yagerageje gukura inkota mu biganza bye, ariko Naruse arushaho kuyikomeza, amaraso arushaho kuva. Umwami yavuze mu ijwi rikomeye ati rekura inkota. Naruse azunguza umutwe, amarira amanuka ku matama ye ati oya data, ntabwo nabyemera, ntabwo nakwemera ko ucura urubanza utazi ukuri kose, sinakwemera kubona wica abo bantu, birashoboka ko ari n'inzirakarengane. Ubundi se tubwirwa n'iki ko ibyo bavuga atari ukuri? Abo mu nama batangiye kongorerana, bamwe bavuga ko igikomangomakazi cyarenze imbibi, abandi bavuga ko hari ikintu gikomeye kitarasobanuka. Raje wari ugipfukamye yakomezaga kubona amaraso mu biganza bya Narusi, akabona uko yakomeje gufata inkota nubwo byari biri kumutera ububabare bukomeye. Mu mutima we yibutse amagambo yari yamubwiriye mu nzu y'imbohe yuko atashakaga ko yicwa. Yabonye ibyo yavugaga ari ukuri, ariko byari birenze amagambo. Yaribwiye ati mbega urukundo akunda Kiyora, ese Kiyora nawe yigeze amukunda bigeze aha ku buryo yakwemera no kumwitangira koko? Gusa biratangaje ukuntu njye na Kiyora twakomeje gusa kugera nubwo umukobwa umukunda atabitahura ko ntari we. Yaramwitegereje cyane, noneho ubwa mbere ntiyamubona nk'umukobwa w'umwami gusa, amubona nk'umuntu uhanganye na se kubw'urukundo yakundaga umuvandimwe bari kwitiranya nawe. Naruse yakomeje kuvuga, ijwi rye rigenda ricika intege buhoro buhoro kubera ububabare bwinshi. Ati nyagasani, niba koko ushaka ukuri, reka tubanze tukubone, kuko niba ugiye kwica uyu musore ukuri kurapfana nawe. Umwe mu bajyanama yahise avuga ati ariko se niba igikomangomakazi kiri kwitanga gitya, hari ikindi kintu cyaba kiri kubona twe tutari kubona? Umwami yaragifashe ku nkota, ariko noneho yarakizamura nk'uko byari bimeze mbere, kuko yayizamuraga umukobwa agakomeza kuyifata, amaraso agakomeza kuva kandi agakomeza kumukatana hanini. Yangaga ko umukobwa akomeza gukomereka cyane. Yarebaga umukobwa we, amaraso ava mu biganza bye, n'amaso ye yuzuye ubwoba ariko adashaka gusubira inyuma, akumva bimuvanze mu bwonko. Yamubajije buhoro ati kuki uri gukora ibi byose? Naruse yamusubije amureba mu maso ati kuko hari ukuri tutarabona, kandi sinshaka kuba mu bazicuza nyuma. Muri uwo mwanya Raje yahise ahaguruka buhoro nubwo yaraziritse, abarinzi bashaka kumusubiza hasi, ariko umwami arababuza. Raje aravuga ati munyumve ndabasabye. Amajwi yose yahise atuza. Yarebye umwami arongera areba Narusi, arangije avuga mu ijwi riremereye ati ntabwo nari nzi ko yakwemera gutanga ubuzima bwe ku bwanjye. Yahise ahumeka cyane asa n'ufashe icyemezo gikomeye, aravuga ati ariko niba ari uko bimeze, nanjye sinakomeza guceceka nyiri muzima. Abari aho bose bahise bongera gutuza bategereza icyo yari agiye kuvuga.
Mu gihe Raji yarakimara kuvuga ayo magambo, mu kibuga abantu bose bacecetse bumvise urusaku rutunguranye rwavuga ku marembo y'ingoro. Amajwi y'ifarashi yiruka yegera aho hantu yihuta, imirindi yakubitaga ku butaka byumvikanaga mu kibuga cyose. Abantu bose bahindukiriye icyarimwe, amaso yabo yerekeza ku marembo. Abasirikare b'umwami bahagarara nk'abiteguye umwanzi. Amarembo ubwayo yarakingutse cyane ku buryo buri wese yarayumvise, batazi ko bari bakinguriye Raji aho ngaho. Mu gihe bari bakirangamiyeyo, mu kanya gato ifarashi yinjiye mu kibuga yahagera cyane, yuzuye ivumbi ry'urugendo rurerure. Ku mugongo wayo hari hicaye Kiyora. Yarebaga imbere aho umwami n'abari aho bose bari bahagaze. Abarinzi babiri bari bamukurikiye baturutse ku marembo nabo binjiranye nawe, bagaragaza ko bamwemereye kwinjira ariko bagishidikanya, bashaka kureba niba koko ibyo yavugaga ari ukuri. Akigera hagati mu kibuga, ifarashi yahise ihagarara ivuga mu ijwi rikomeye, isa n'iruhutse umutima kubw'ubukana bw'urugendo yari imaze igihe ikoreshwa. Noneho habaye umutuzo urenze uwa mbere, bose baracecetse ku buryo bumvaga umuyaga wonyine mu matwi yabo. Abantu bose barebaga uwo musore wari uje, bakongera kureba kuri Raji wari uhagaze imbere y'umwami. Babonye abantu babiri, ariko bo bakabona ari umuntu umwe wigabanyijemo kabiri. Amatwi yabo yanze kumva, amaso yabo yanga kwizera ibyo yabonaga. Umugore umwe mu bari aho yahise asakuza ati, "Mana yanjye!" Undi mugabo wari umwegereye yahise asubira inyuma vuba, asa n'utinya ibyo yabonaga, agenda avuga ati, "Ibi si ibya muntu." Undi ati, "Ese turi kurota cyangwa ni imyuka y'abadayimoni?" Mu kanya gato, bamwe mu bantu batangiye gusubira inyuma buhoro buhoro, abandi bifata ku mitwe yabo iri kubarya, bamwe bagwa hasi kubera ubwoba bwinshi, batinya kongera kureba Kiyora mu maso. Umusirikare umwe yahise afata icumu rye, yiteguye kuritera Kiyora ngo arebe ko ari umuntu, avuga ati, "Hari n'umudayimoni wiyoberanyije." Undi ati, "Ntibishoboka ko abantu babiri basa batya. Uyu Kiyora akorana n'amadayimoni, ari kutwereka ibidahari, tukamubona yicaye ku ifarashi icyarimwe ahagaze imbere y'umwami mu myambaro itandukanye. Erega n'ubundi ntabwo nashoboraga gucika hano ibwami adakorana n'abadayimoni. None se ubundi yacitse ate?" Narusi wari ugifashe ku nkota n'amaraso akimuvamo, nawe yahise yirekura ahindukira buhoro, amaso yayahuza n'uwo musore wari winjiye. Nawe akimubona, imboni z'amaso zahise zaguka cyane cyane, ashaka icyo kuvuga arakibura. Yitegereje Kiyora, yongera kureba Raji, asubiza amaso kuri Kiyora, umutima utangira gukubita cyane kurusha mbere hose. Yavuze buhoro nk'uwivugisha ati, "Ni we se cyangwa koko yigabanyijemo babiri?" Nayiko wari uri aho hafi, we nta bindi yatekereje. Akibona Kiyora, amarira yahise amusesekara ku matama agera munsi y'ijosi, abura icyo avuga. Umwami yaragihagaze, inkota iri mu ntoki, ariko amaso yibanze kuri uwo musore wari winjiye ari ku ifarashi yari yarabuze. Mu maso he, uburakari bwari bumurimo bwahise buvamo akanya gato, busimburwa no gutangara gukomeye, yumva ari igitangaza atari yarigeze abona mu buzima bwe. Kiyora nawe ntiyahise amanuka ku ifarashi ako kanya. Yarebaga Raji aziritse, abona nyina, abona Narusi waviriranaga kubera gufata mu nkota yari igiye kwica umuryango we yamaze gukomereka, abona umwami afashe inkota yuzuyeho amaraso ya Narusi, akomeza kubahanga amaso nabo ntibayamukuraho. Dusoreje igice cya 4 cy'iyi nkuru. Ndashaka kureba abantu twatangiranye mu gice cya mbere, tukaba tukiri kumwe n'uyu munsi. Muri he? Nizere ko tugiye kubonana muri komenti. Ese ni iki utegereje muri finale? Ntugende utavuze.